Iyi anniversaire niyo yatangaje abantu ku isi mu by'ukuri yakomeje kugenda inagaruka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mu by'ukuri anniversaire abasha kuba yacurangwamo n'umukuru w'igihugu His Paul Kagame. Anniversaire mu Abanyarwanda mwe yakomeje kugenda inatrending. Anniversaire mu by'ukuri yari irimo abastar benshi, ndagira ngo nyine nyuma yo gutanga ibihembo by'ama award ku bakomede ndetse n'abandi, ndagira ngo Nsabi ndetse n'abandi mwakomeje kugenda mubona bakomeje kugenda bakora imiziki cyangwa se mu by'ukuri banakina comedy mu Rwanda, bakomeje kugenda banahabwa ibihembo. Ariko mu by'ukuri anniversaire y'umugabo warutuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda anagaragaramo afite gitari ari gucuranga, ndetse kandi benshi basetse mu by'ukuri bava imuzi babasha kwa banaseka. Reka nizere ko atari bwo bwa mbere tugiye kubona kuri YouTube channel yacu. Niba ari bwo bwa mbere tugusaba kwandikisha ku muryango mugari wa NG Empire ukande subscribe, wibuka ngo kanda kuri nzogera ya notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatanu. Kandi mu by'ukuri tugiye kuba twareba ese agashya cyangwa se udushya tukabasha kuba twabera muri anniversaire mu by'ukuri Perezida Paul Kagame kugira ngo afate gitari anacurange. Ndagira ngo murabona Nsabi nyine mu by'ukuri ari mu mavuta cyangwa se arishimye cyane, ni byakomeje kugenda bishimisha Abanyarwanda. Ndetse kandi Perezida Paul Kagame yavuze ko azajya ageraho akajya kuba yasusurutsa abantu muri Big Arena cyangwa se muri Stade Amahoro. Ibi ngibi kandi bikomeza kugenda binashimisha Abanyarwanda bavuga ko bafite mu by'ukuri umubyeyi cyangwa se umuperezida ukomeza kugenda unabitaho, nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa n'abandi bantu baturuka mu bindi bihugu ko Perezida Paul Kagame akomeza kugenda yita ku baturage be. Kuri uyu munsi mu by'ukuri munyemetere udushya twabashe kuba twabera muri iki kirori, ubwo kandi Perezida Paul Kagame yari yifatiyemo gitari aza kuba yanacuranga. Tugiye kuba mu by'ukuri twabereka uko Perezida Paul Kagame yabashe kuba yacuranga muri anniversaire. Mu by'ukuri abantu benshi barishima cyane baraseka, ndagira ngo murabona nyine ko bashe kuba mu by'ukuri banagaragaza ibyishimo bikomeye cyane. Ndetse kandi Perezida yakomeje kugenda mu by'ukuri agaragara ari wiki ari komeza agenda ashimisha Abanyarwanda cyangwa se mu by'ukuri abaturarwanda. Uyu munsi nawe kandi yakomeje kugenda anavuga amwe mu magambo avuga ko mu by'ukuri akomeje kugenda yishimira kuba yarayoboye u Rwanda, ndetse kandi ko Abanyarwanda babashe kuba bamugaragariza ubufatanye n'urukundo rukomeye cyane kuba yayobora u Rwanda. Uyu munsi bigakomeza kugenda mu by'ukuri binamushimisha. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, byakomeje kugenda bitrendinga. Mu by'ukuri reka tubashe kuba twareba ikintu Perezida Paul Kagame yabashe kuba yakora, cyangwa se mu by'ukuri iki cyateye Perezida Paul Kagame gufata gitari akaza kuba yanacuranga. Ni ikirori cy'umugabo ruvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri yagaragaye mu Rwanda hano muri Big Arena. Haje kugaragara mu by'ukuri abakomede ndetse n'abahanzi bari kubyina cyane, ndetse Perezida Paul Kagame akimara kubona ibi ngibi nibwo kandi twagiye tubona aturutse hirya azanye gitari, ndetse mu by'ukuri afite n'umubozi cyangwa se n'umurindira umutekano, afashe gitari atangira gukirigita imirwa. Benshi akimara gufata iyi gitari bakomeje kugera mu by'ukuri bagaragaza ibyishimo, baraseka benda kugwa hasi. Nibyo byakomeje kugera binasetsa Abanyarwanda. Uyu munsi mu by'ukuri abari bari muri Big Arena kureba iki gitaramo cyabashe kuba cyanaba igitaramo mu by'ukuri cyagaragayemo ibyishimo bikomeye cyane kubona umukuru w'igihugu President Paul Kagame mu by'ukuri afata gitari akaza kuba yanacuranga. Nibyo byakomeje kugera mu by'ukuri bimotiva Abanyarwanda. Benshi bakomeje kugenda banishimira kubona umukuru w'igihugu mu by'ukuri ukomeza kugenda asabana n'abaturage be, ndetse kandi bigakomeza kugera bivuga ko mu by'ukuri Perezida Paul Kagame akomeza kugenda atanga ibyishimo kubo ayobora. Nibyo byakomeje kugera mu by'ukuri binashimisha benshi. Aho uyu munsi mu by'ukuri hakomeje kugenda hanagaragaramo abakomederi mu Rwanda bazwi nk'aho twakwita Nsabi. Mu by'ukuri yagaragaye ari kubyina cyane. Mu by'ukuri Perezida Paul Kagame akimara gufata inanga y'umurya, Nsabi yahagarutse mu ikoti rye araza mu by'ukuri asusurutsa Abanyarwanda. Rero kandi byakomeje kugenda bivuga ko ibi byari byapanzwe kugira ngo mu by'ukuri Perezida Paul Kagame aze gufata gitari arasusurutsa abantu, hagaragara Nsabi ari kuba yanabyina. Mu by'ukuri Perezida Paul Kagame ari kumucurangira. Ni ibintu byagaragaye neza, ni byagaragaye neza mu maso y'Abanyarwanda. Mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda banagaragara ko bishimye, benshi batashye mu by'ukuri bari mu byishimo bikomeye cyane. Uyu munsi bikaba ari ibintu byakomeje kugenda binatrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ndagira ngo mu by'ukuri nabumva radio mwakomeje kugenda mwumva bikomeza kugenda binacicikanaho. Uyu munsi mu by'ukuri bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bivugwa mu mihanda cyangwa se kuri social media, haba kuri YouTube, TikTok, Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zose zikomeza kugenda mu by'ukuri zigaragaraho amavideo. Ni ibintu byakomeje kugenda binashimisha Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwandakazi muri rusange. Imbuga nkoranyambaga zakomeje kugenda zigaruka kuri iyi nkuru yakomeje kugenda inaba kimomo. Ni inkuru mu by'ukuri yagaragaye neza cyane mu maso y'Abanyarwanda. Ni inkuru yakomeje kugenda inashimisha Abanyarwanda muri rusange. Abanyarwandakazi, barundikazi, ndababwira ngo mu by'ukuri Perezida Paul Kagame u Rwanda rufite amahirwe akomeye cyane kuba rwarabonye umuperezida nk'uyu nguyu ufite freedom, uhereza abaturage be freedom, akaba yaza imbere yabo akanabacurangira. Ndagira ngo mu by'ukuri mwakomeje kugenda mubona mu dushya twinshi cyane akomeza kugenda anafasha Abanyarwanda ubwe muri rusange. Ndetse kandi mu by'ukuri u Rwanda uyu munsi ruhagaze neza cyane, ko byakomeje kugenda binatangazwa ko u Rwanda rukomeza kugenda rugaragara mu bihugu 10 bya mbere ku mugabane wa Afurika, cyangwa se mu by'ukuri ku ikarita ya Afurika biri gutera imbere cyangwa se binafite umutekano. Uyu munsi mu by'ukuri bikaba ari ibintu byakomeje kugenda binashimisha Abanyarwanda muri Big Arena. Hakaba hari hahiye mu by'ukuri amakuru yakomeje kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri nuko umukuru w'igihugu President Paul Kagame yakomeje kugenda agaragara ari weakness, mu by'ukuri ari gucurangira abakomedian nka Nsabi. Mu by'ukuri bakomeje kugenda banasusurutsa
yasusurutsa abanyarwanda. Ni ibintu byakomeje kugira mu by'ukuri binashimisha u Rwanda muri rusange, bakomeje kugira mu by'ukuri babona Perezida Paul Kagame mu by'ukuri ku radio, ku ma televiziyo akomeza kugenda agaragara ari gushimisha abanyarwanda. Ibi ngibi mu by'ukuri tuza kuba twabisanisha tukuvuge ko Perezida Paul Kagame mu by'ukuri ni umwe mu perezida bakomeza kugenda banagaragaza freedom, cyangwa se mu by'ukuri baraha umwanya abaturage bayobora, bikanatuma mu by'ukuri abanyarwanda bakomeza kugenda banamukunda cyane bitewe n'ibintu akomeza kugenda anakora. Ndagira ngo mu by'ukuri n'ahandi hantu murabona ubu perezida abasha kuba yakirekura akazi imbere y'abaturage ayobora, akaba yafata gitari akanabacurangira. Ibi yavuze ko mu by'ukuri azajya anyuzamo akagira nk'iminsi 5 byibura mu kwezi, akaza muri Big Arena cyangwa se muri Stade Amahoro, akaba yasusurutsa abanyarwanda ndetse kandi n'abari kure bakaba barebera indangururamajwi cyangwa se indebakure babirebeye kuri televiziyo ndetse no kuri radio. Bikaba ari ibintu byakomeje kugenda biverifia, bikaba ari ibintu rero bigiye kuba byanatangira President Paul Kagame, mukaba muziye kujya mumubona ku ma radio ndetse no ku ma televiziyo ari kuba yabacuranga cyangwa se asusurutsa abanyarwanda. Ndetse kandi bigi mu by'ukuri avuga ko anashaje, akomeza kugenda anashimira abanyarwanda bakomeje kugera mu by'ukuri bamugaragariza urukundo n'ubwitange kuba yarayoboye u Rwanda. Mu by'ukuri avuga ko ari we mugisha yageze kuba yanagira mu buzima bwe. Ni igihugu mu by'ukuri cyagaragayemo abaturage bari wiki cyangwa se abaturage bakurikiza amabwiriza n'amategeko. Uyu munsi mu Rwanda mu by'ukuri tukomeza kugenda tunahabwa amanota akomeye cyane ku ikarita ya Afrika, bikomeza kugera mu by'ukuri binavuga ko u Rwanda rugaragara ku bihugu 10 bya mbere ku mugabane wa Afrika bifite iterambere, ibihugu 10 bya mbere ku mugabane wa Afrika bifite mu by'ukuri n'umutekano uhambaye. Ni byakomeje kugera mu by'ukuri bigera kuri President Paul Kagame, akavuga ko mu by'ukuri ntacyo yakitura abanyarwanda, icyo yabitura mu by'ukuri ari kuba yanabasusurutsa, akaba yabikoreye kuba yashimisha abanyarwanda. Ni ibintu byakomeje kugenda bivugwa rero n'abatari bake mu Rwanda, benshi bakomeje kugenda babikoraho ubusesenguzi. Mu by'ukuri bavuga ko uyu mukuru w'igihugu ukomeza kugenda unagaragara ari wiki gutya, akomeza kugenda ashimisha abaturarwanda cyangwa se abaturage bibura. Ibintu nibwo bwa mbere byabaho ku isi hose, mu by'ukuri akiyagahigo ashimisha abaturage be. Uyu munsi bikaba ari byakomeje kugenda binashimisha abaturarwanda bahamwumvishe kuri radio, abandi bakomeje kugenda bamubona kuri televiziyo mu by'ukuri ari gukirigita imirwa ya gitari. Nibyo byakomeje kugenda mu by'ukuri bigaragara neza ndetse n'isura nziza. Uyu munsi Nsabi yakomeje kugera mu by'ukuri avuga ko akomeje kugenda anishimira u Rwanda, akomeza kugenda anagaragaza ibyishimo bikomeye cyane, we kandi yagaragaye ari kubyina imbere y'abanyarwanda ku stage mu by'ukuri muri Big Arena. Navuga ko yari ibyishimo bidasanzwe, navuga ko mu by'ukuri yari umunsi twavuga ngo ni umunsi wa freedom ku banyarwanda bose, aho yabashe kuba yarekura abanyarwanda babasha kuba banabyina barasabana hatagizwe mu by'ukuri yitawe ku mutekano we. Ndetse kandi yakomeje kugenda mu by'ukuri avuga ko akomeje kugenda anashimira abanyarwanda. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bivugwa n'abatari bake, ibintu byakomeje kugenda mu by'ukuri bigaruka ko bahembaga mu by'ukuri Perezida Paul Kagame agaragaye afite gitari ari gucuranga. Ni ibintu byakomeje kugenda abiturendinga. Ndagira ngo nawe nimba ukurikira social media wakomeje kugenda unabona iyi nkuru, reka ngushime ko ukomeza kugenda ubana natwe gatanu kandi nanakubwira ngo ciao ciao kuri we ukomeza kugenda udukurikira. Ni Mr. John Phil.